Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze. Iyi ni Erikson Fongeyeho ukomeje gukurikira ndi Erikson. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'inyandiko, uburyo ushobora gufata inyandiko wanditse mu rurimi rwawe gakondo cyangwa se ururimi rwawe wumva ukabasha kuyihindura mu rurimi waba utizeye neza kurwandika neza cyangwa se utazi. So iyi ni Erikson rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kubona uburyo uhindura iyo nyandiko ukayishyira mu rurimi utumva neza, utazi cyangwa se utizeye ko warwandika neza, wibwira ko ushobora gukoramo amakosa. Urugero nko mu rurimi rw'icyongereza ushobora kuba utizeye uburyo ijambo ryandikwa neza. Urugero mu rurimi rw'igifaransa ushobora kuba utizeye mu ma-aksa, gukosora amakosa y'ama-aksa, kuko igifaransa kiri mu ndimi zigora cyane, gishobora kugorana mu myandikire. Rero ugasanga urashidikanya kuri aksa, ushobora gukoramo ikosa, wari umuhungu ukamugira umukobwa, wari umugabo ukamugira umugore, ahari ahantu ukahagira ikintu. So rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora inyandiko yawe mu rurimi wumva wizeye neza ko nta makosa wakoze, warangiza ukayihindura ukayishyira mu rurimi wifuza. By'umwihariko ushobora kuba uri kuganira n'umuntu ukifuza kumuha inyandiko cyangwa se agushakaho inyandiko ikeye imeze neza itarimo amakosa. Tugiye kurebera hamwe uburyo rero ushobora kubikoresha ukandikira uwo muntu kandi inyandiko ikamugeraho imeze neza. By'umwihariko rero uyu munsi tugiye gukoresha urubuga nka WhatsApp. Turagira ngo rero tubane guhera ku kagingo ka mbere, ku gikorwa cya mbere turi bukore, ndetse kugeza ku cya nyuma twohereje message iri mu rurimi dushaka koherezamo. Uyu rero ni Erikson wagutegura iki kiganiro ugiye kukikugezaho. Iyi ni Erikson, icyo nkwifuzaho nuko ukora subscribe niba utarayikora, kandi ukibuka ko ugenda ukoze like ku kiganiro niba cyagushimishije. Ikindi ugakora comment ku kiganiro twazagukorera ubutaha, cyangwa se ku kibazo waba wahuye nacyo ukatwandikira kugira ngo tubashe kugufasha igikorwa twifuje gukora kigende neza, ndetse n'umugambi twari dufite wo guhugura abantu uburyo bahindura inyandiko ukabasha kugerwaho neza. Uyu ni Erikson rero, kora share kuri iki kiganiro kugira ngo niba hari n'abandi ubona cyazafasha ubashe kukiboherereza. Uyu rero ni Erikson, reka twizere ko tugiye kubana guhera ku gikorwa cya mbere kugeza ku cya nyuma twohereje message. Uyu rero ni Erikson, kora share, subscribe, like ndetse na comment. Reka dutangire rero, duhere ku ngingo ya mbere tugera ku ya nyuma kugeza twanditse message ndetse tuyohereje. Yes, thank you rero, ikaze. Yes, ni Erikson Info. Reka turebera hamwe uburyo ushobora kuganira cyangwa se ugahindura inyandiko mu ndimi nyinshi zitandukanye. Reka dukoreshe urubuga rwa WhatsApp. Tuninjira muri WhatsApp, twinjire ku wo dushaka kwandikira. Dusanzwe dutangirira ikiganiro aho twandikira. Ku bafite keyboard zimeze nk'iyi, hari utudomo tune, hari na keyboard ziba zifite utudomo dutatu ku ruhande, hari na keyboard ziba zifite utudomo dutatu, hari n'iziba zifite tubiri. So biterwa na keyboard yawe, ariko twebwe turakora hano hari utudomo tune. Nukoraho rero hari option nyinshi, gusa twebwe iyo dushaka ni hano handitse translate. Turaza hano hari translate, tumara kujyamo baratwereka keyboard nk'ibisanzwe ndetse n'indimi zitandukanye. Ururimi dushaka gukoresha ni rwo rubanza, urwo twisangamo, tuzi ko tutari bukoremo amakosa mu myandikire, ni rwo twisangamo, ndetse urwo dushaka guhinduriramo narwo ruba ruri hirya. Aha rero twebwe tugiye gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda kuko njye nsanzwe nzikoresha muri keyboard yanjye. Hano ndaza mpitemo ururimi rw'ikinyarwanda, ariko udasanzwe urukoresha aribwo bwa mbere ugiye kuruhitamo, waza hano muri search uko indimi zikurikirana kuri alphabet. Ikinyarwanda kiba kiri hasi, gusa ngiye nsanzwe nkikoresha, ndahitamo ikinyarwanda kandi rwo rurimi nisangamo. Urwo nshaka guhinduramo inyandiko, ndaza hano hirya nze mpitemo ururimi nshaka guhinduramo inyandiko. Niba ari icyongereza narwo nkurikiza alphabet, ariko kuko ngiye nsanzwe nkikoresha ndagifite hano hejuru, ndahitamo ururimi rw'icyongereza. Ubu rero keyboard yacu imyandikire igiye gukoresha, ndagenda nandika ikintu mu kinyarwanda iyo igihindure mu cyongereza. Urugero, ndatangira mvuga muraho, muraho, amakuru yanyu, ni ikibazo,
mutuye hehe, yes nk'uko mubibona kuri keyboard yacu hasi twanditse mu kinyarwanda nk'ururimi twisangamo, turandika ngo muraho, amakuru yanyu, mutuye hehe. Hejuru naho mu rurimi rw'icyongereza barandika ngo hello, how are you, where do you live. Bivuze ngo ibyo twanditse mu kinyarwanda twizeye neza ko byagiye mu rurimi rw'icyongereza. Iyi message rero umaze kuyandika ushobora kuyoherereza uwo ushaka kigeraho, ubu yagiye. Gusa ushobora gukoresha n'urundi rurimi, reka ahari icyongereza tuhashyira igifaransa, tuze dushyire mu gifaransa nabwo twandike ngo muraho, amakuru yanyu, cyangwa se twandike ngo muraho, mutuye hehe, dore ngibi rero inyandiko twasabye bahise bayiduha mu gifaransa. So inyandiko rero umaze kuyandika wizeye neza ko byanditse neza mu kinyarwanda, ubwo tuba twizeye neza ko mu gifaransa babishyizemo neza, tuhita twohereza message. Yes, iyi ni Erikson Info, ibyiza byinshi biracyari imbere, reka dukomeze kubana kuri iyi channel dukora subscribe niba tutarayikora, nguko rero ko wahindura inyandiko mu ndimi nyinshi zitandukanye wifuza kwandikiramo umuntu. Yes, iyi ni Erikson Info, ngiye mwari muri kumwe ndi Erikson. Yes. Yes, nguko rero uko ushobora kuganira n'umuntu mudahuje ururimi kandi ukamwandikira ibintu yumva neza mu rurimi rwe. Kuba wari ufite impungenge yuko ushobora kubyandika nabi, iki kibazo rero nizeye ko gikemutse, yo kuzajya wandika inyandiko wizeye neza ko imeze neza. Yes, iyi ni Erikson, so iyo warukurikiye ni Erikson Info, reka twizere ko ikiganiro mwagikurikiye cyose. Cyo tubasaba no gukora subscribe kugira dukomeze dukuze uyu muryango mugari wa Erikson Info. Wibuka gukora like, comment ku biganiro twazagukorera ubutaha, niba hari n'igitekerezo ufite kugira ngo ubashe kukitugezaho. Ikindi niba ari ikibazo wagize mu gukora izi process tukweretse cyangwa se uburyo ushobora kwandikira umuntu, ushobora kutubaza muri comment, nabwo twakora ikiganiro cyita kibisubiza cyangwa se tukagusubiza inbox. So uyu ni Erikson, reka twizere ko mwakora ikiganiro neza kandi tuzabana no mu biganiro by'ubutaha. Yes, thank you.